Shalom bene data, uyu ni Mugwaneza Rev bari imbere, murakaza neza kuri YouTube channel. Tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, nta kindi kituzanye, nta kindi kintu tuvuga, nta kindi twirata, nta maraso ya Yesu Kristo. So rero twihuse cyane ndagira ngo tuganire ku rukundo rw'Imana, kuko ntekereza ko urukundo rw'Imana ari cyo kintu cya mbere kidufasha gukunda Imana kurushaho, kubana nayo birushijeho, kurushaho gusa nayo, kurushaho kuyegera. Ntekereza ko ikintu kikongeza ibyo bintu byose ari urukundo tuyikunda. Iki kintu cya mbere ntekereza. So ngo tuganire ku rukundo rw'Imana, turebe ukuntu urukundo rw'Imana rufite ububasha ku cyaha, turebe ukuntu urukundo rw'Imana rubasha kubohora umuntu, ndetse tunasobanukirwe byinshi ku rukundo rw'Imana tutari tuzi. Niba mufite Bibiliya zanyu, reka tujye kuri mu gitabo cya Yohana wa mbere ibice 4, turahera ku murongo wa 7, tugeze ku wa 15, turageza ku wa 21. Yego, dusome n'ibice bikeya ku wa 5. Reka dusome Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 7. Abantu bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ubwo rero nsoma ahantu hari ikintu natekereje. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukundane urukundo ruva ku Mana. Bisobanuye iki? Buriya hashobora kuba hari n'izindi nkunda zitava ku Mana, kuko hano Bibiliya yaraspecifiye ngo hari urukundo ruva ku Mana. Ese hari inkundo zitandukanye, hari inkundo z'amafaranga, hari inkundo z'irari, inkundo zifite condition, inkundo zo kuba umuntu afite icyo gushakaho. Abantu benshi no muri kino kinyejana bavuga ko urukundo rutakibaho, kubera yuko inkundo z'iyi minsi zisigaye zifite ibintu byinshi zishingiyeho. Nta nyine bajya bavuga urukundo rwa kera, ariko urukundo rwa nyarwo, izo nkundo zose zitandukanye n'urukundo rw'Imana. Hari urukundo rw'Imana rutandukanye n'urukundo rw'umuntu. Amen. So rero ndagira ngo turebe uru rukundo bibiri tubwiye ngo dukundane, urukundo ruva ku Mana, rudaturuka mu byiza, ngo ruva ku Mana. Bize ngo n'urundi rukundo rutava ku Mana. Ese urwo rukundo ruva ku Mana n'uruhe? Iki nicyo cyerekana urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Amen. Icyerekana urukundo dukunda Imana, ngo niko Imana yatumye umwana wayo mu isi, haleluya, kugira ngo tubeshweho nawe. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu Kristo yemeye kwitanga mu maboko. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko yashoboraga kuba yanabireka, yashoboraga kuba yanakohereza abamarayika bakaza, Imana yakohereza abamarayika bakaza bagatuma batamufata, ariko we ijambo ry'Imana bavuga ngo yaritanze. Bisobanuye ngo yitanze ku bushake, yanabishaka ntiyari kwitanga kuko yari afite ubwo bubasha, ariko ngo yitanze ku bushake, arababazwa, arakubitwa, yambika ubusa mu ruhame, baragenda baramucira, bamwambika ikamba ry'amahwa, bamutera amacumu. Abantu bavuga yuko utashoboraga no kumubona ukamenya yuko ari n'ikiremwa muntu bitewe n'ukuntu yari yababajwe byahataye, ariko ibyo arabikora kugira ngo njyewe nawe tubone ubugingo buhoraho. Njyewe nawe, twebwe abanyabyaha, njye nawe tubone ubugingo buhoraho. Yesu muri Yohana 15 umurongo wa 13 ngo mukundane nk'uko nabakunze, ngo ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Kuri icyo kintu ngo nta muntu ufite urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Icyo nicyo gisobanuro cy'urukundo ruva ku Mana. Kuba twakwitanga, kuba wakwitanga ugapfira inshuti zawe, urwo ni rwo rukundo rw'ukuri rudafite icyo rushingiyeho. Nta muri make urukundo rudafite ikintu ruri rwungukemo, ahubwo we hari icyo uri buhombe. Urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo, urwo ni rwo rukundo ruva ku Mana. Urwo ni rwo rukundo Yesu yadukunze, urwo ni rwo rukundo Bibiliya irimo kudusaba ngo dukwiriye gukundana. Amen. Imana yo mu gihugu cyacu ishimwe yimbazwe. Noneho gukomeza gatoya, umurongo wa 10 baravuga ngo muri iki nimwo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo ngo nuko Imana rero yadukunze igatuma umwana wayo kuba imugamo y'ibyaha byacu. Ntabwo twe twabanje gukunda Imana, ahubwo niyo yabanze kudukunda. Niba ari ikintu cya mbere muri iyi si kitugora, nanjye icyo kingora, dukunda gushaka ko abantu babanza kudukunda mbere yuko twe tubakunda. Dushobora gukunda abantu mbere yuko bo badukunda, ariko Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo si twe twabanje kuyikunda, ahubwo niyo yabanje kudukunda, ngibona gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo azabe impagano y'ibyaha byacu. Ese iyo ugiye gukunda umuntu, hano akwiyemo iki? Nakwiyemo ko ntabwo nkwiriye kubanza kurindira ngo umuntu ankunde ngo mbone kumukunda. Nkwiriye ahubwo kubanza kumukunda mbere yuko we ankunda. Ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi dushaka ko gukunda, dushaka ko abantu nyine bari bo babanza gutera intambwe ya mbere, baza badusanga kugira ngo badukunde, ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo si twebwe twabanje gukunda Imana, ahubwo Imana ngo niyo yabanje kudukunda.
noneho ku murongo wa 11 bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana. Nyamara nidukundana, Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rutunganirizwa muri twe rwose. Amen. Ngo ntihigeze kubaho umuntu ngo wamenye Imana. Ucyakora cyo nitugira urukundo, Imana izari muri twe, ngo ndetse n'urukundo rwayo ruzatunganirizwa muri twe. Sobanura ngo urukundo rwayo mu yandi magambo ruzaba rwuzuye, ruri complete muri twebwe. Hanyuma ese ufite urukundo muri wowe? Niba ufite urukundo muri wowe, ufite Imana muri wowe. Niba udafite urukundo muri wowe, nta Mana iri muri wowe, kuko ijambo ry'Imana ubundi hepfo turaza kwasoma ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ese koko Imana iri muri twebwe? Kuko urukundo rw'Imana rubwerekana ko Imana iri muri twebwe. Niba dufite urukundo rw'Imana, tukagira urwo rukundo navuze rutandukanye na za nkundo zose twahereyeho, rwa rukundo rwo kuba wowe hari icyo wahomba kugira ngo mugenzi wawe hari icyo, rwo kuba watanga ubugingo bwawe ku bwa bene so. Urwo ni rwo rukundo ruva ku Mana. Ese urwo rukundo rufite ngo niba dufite urukundo, Imana iri muri twebwe. Amen. Kugira ngo twihute dusimbuke tugere ku murongo wa 16, aravuga ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo rw'Imana idukunda. Ngo Imana ni urukundo, ngo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Amen. Tumaze kubivugaho yuko niba ufite urukundo uguma mu Mana, nawe Imana ikaguma muri wowe. Amen. Ngibyo nibyo bimaze gutunganwa rwose urukundo ruri muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ari niko natwe turi muri iyi si. Ijambo ry'Imana risobanura ngo uko Yesu yari ari niko natwe turi, kandi aravuga ngo hano aravuze ngo tuzatinyuka ku munsi w'amateka kubera urwo rukundo. Ese ugira ubwoba bwo kuzajya mu ijuru? Niba koko usika Imana igukunda, wakwiriye kugira ubwoba bwo kuzajya mu ijuru, wakwiriye kugira ubwoba bw'ibihe, wakwiriye kugira ubwoba bw'ibyo mucamo. Niba Imana yaragukunze wowe mbere y'uko unayimenya, mbere y'uko unayikunda, mbere y'uko unamenye yuko ibaho, igatanga umwana wayo, ikitanga yo ubwayo kugira ngo njyewe nawe dukire, duhinduke gukiranuka kw'Imana, tubabarirwe ibyaha byacu. Ibyo bintu ikabikora izi neza yuko mu byo yakoze hari n'abatazabyemera, ariko ikabikora nyine kubera urukundo rwonyine. Ese kuki ufite ubwoba bw'ibindi bintu? Kuki ufite ubwoba bwo kuzajya mu ijuru kandi ufite urukundo rw'Imana, kandi uri mushya muri Kristo Yesu, kandi ibyaha byawe warabibabariwe, ibyaha byawe warabibatuwe binyuze mu maraso ya Yesu Kristo? Amen. Ntabwo ukwiriye kugira ubwoba, ntabwo ukwiriye na gato kugira ubwoba, kuko niba ufite urukundo rw'Imana riri muri wowe, ntukwiriye kugira, kugira ngo ku munsi w'amateka utinyuke ushira amanga wita Imana, urukundo wankunze rugatuma unyitangira umfira, bene urwo ni rwo ruzanyinjiza mu ijuru. Urukundo wankunze rwonyine nirwo ruzatuma nanjye kubera ko urankunda nyine, ariko kandi nanjye ndagukunda. Hasi turaza kubisaba ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Natwe turayikunda, ntabwo ari one time thing, ntabwo ari idukunda gusa, ahubwo natwe ngo ikintu ntekereza gikongeza urukundo dukunda Imana ni uko tubanza kumenya ko ariyo yabanje kudukunda, tukahishurirwa ikintu yakoze ku musaraba ku bwacu. Icyo kintu gikongeza urukundo rutangaje, natwe tukayikunda. Amen. Ngo mu rukundo ku murongo wa 18, ngo mu rukundo ni harimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganyijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano. Ngo kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganyijwe rwose. Urukundo rumara ubwoba. Mu rukundo ni harimo ubwoba burimo igihano, ngo ariko ugifite ubwoba ntabwo arahishurirwa urukundo rw'Imana. Kuki ufite ubwoba? Kandi hari Imana igukunda. Satani aragenda akatwibagiza ibyo bintu, akatwibagiza ukuntu Imana niba ari cyo kintu cyambere. Ijambo ry'Imana ryo rimbwira ngo nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta kintu na kimwe gikwiriye kugutandukanya n'urukundo rw'Imana, habe n'ubwo cyo bari ibibazo, kuko ubwoba, ufite ubwoba ntabwo arabasha gushyikira urukundo rw'Imana. Bana mushyikira urukundo rw'Imana. Yesu yaravuze ngo nkunda inama zanjye, ngo kandi ntanga ubugingo bwanjye ku bwazo. Yesu ushobora kwitanga, Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose, ishobora kwitanga kugira ngo njyewe kwitanga kubera idukunda. Kuki ufite ubwoba? Imana iragukunda, ariko kandi Imana ikeneye kugira uko, ikeneye ko uruhukira mu rukundo rwayo. Amen. Umuntu navuga ati nkunda Imana, tukageze ku murongo wa 20, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yaba atabasha gukunda Imana atabonye. Ese ufite umuntu mwagiranye ikibazo ukaba utamwishimiye, kumuhokaho bikaba byarakunaniye, ukaba wenda udafite n'abantu ukunda, abantu ngo bagira ngo inyama ngo inyama yayo ngo sinzi ukuntu ajya bivuga, inyama ye ngo niye, ngo yanjye ngo niye ntibihura. Ubu nyine ukabona umuntu gutya gusa ukumva uramwanze, cyangwa se turiya muntu ntitwahuza.
niba udashobora gukunda mwene se ubona, wabasha gute gukunda Imana utabona? Yesu yaravuze ngo ese nimukunda abakunda gusa, ingorane zanyu zizaba izihe? Hagomba kuba harimo itandukaniro. Byose n'ubundi biragaruka kuri rwa rukundo, kugira icyo wigomwa cyangwa se kugira icyo wigomwa kugira ngo undi muntu agire icyo yunguka. Ugomba gukunda umuntu agukunda atagukunda. Ukuri gukunda umwana, ntabwo ukunda abagukunda gusa, kuko nukunda abagukunda uzagororerwa iki? Urukundo rwawe ruzaba rutandukanye n'urukundo rw'abatazi Imana, ruzaba rutandukanye n'urukundo rw'abatizera. Urukundo rw'abamenye Imana, rw'abigishwa ba Yesu, ahantu rutandukanye n'urukundo rw'abataramye Imana nuko twe turenzaho tugakundana abatwanga, kubera nyine rwa rukundo. Yesu yagukunze uri umunyabyaha, agukunda umucumuraho, nda n'isaha hari ukuntu ukisanga wahitamye, ariko akongera akakugaruza urukundo rwe. Urukundo rwe rukongera rukakugarura, rukagukurura, akongera akakubabarira. Urwo rukundo nirwo ukwiriye gufata. Yesu yatanze urugero rw'umugani w'umuntu yari mu mwenda umwami ugana n'inzovu byari ibintu byinshi cyane. Abantu benshi, umwami yaraje, abantu bari kumubarira imyenda ye, undi muntu yamuri mu mwenda munini abura ukuntu yawumwishyura. Nyine se nabona ukuntu mwinjira mwati, rero wowe ndakugurana n'abawe n'umugore wawe n'abana bawe n'ibyo utunze byose kugira ngo mbashe kwishyura ideni. Umugabo asaba umwami imbabazi, arazimusaba, umwami arazimuha. Umugabo asohotse ahura n'umuntu wari muri mu giceri, niba ari denariyo rimwe ni nk'igiceri kimwe cy'ijana. Mwibuke ibintu we yababariwe arimo ideni, umwami aramufata aramuniga, aramukubita yenda kumwica. Abantu bari aho bagira ubwoba. Isobanura uvuye kubabarirwa, none asohotse hanze muri akadeni kangana kuriya gato cyane kadafite naho gahuriye n'ideni bavuye kubabarirwa, aramuniza yenda kumwica. Basubira kubibwira umwami, umwami ararakara cyane, aramugorora aravuga ati wowe nakubabariye kubera ideni wari urimo, none wowe unaniwe kubabarira uriya muntu urimo akadeni kangana kuriya. Mufate mujugunye mu nzu y'imbohe, azagume bazava yerukanye ibyo byose andimo. Sema urukundo, imbabazi wahawe izo ziri kwanga kugutera kubabarira umuntu. Imbabazi wahawe ntizigutera gukurura urukundo rw'Imana ngo nawe babashe kubabarira bagenzi bacu. Tubabarire, dukunda abanzi bacu, kuko natwe Yesu yadukunze turi abanzi be. Ntabwo Yesu yarindiriye ngo tubanze tube beza kugira ngo adukunde. Yadufashe uko turi, aba ari kuduhindura. Umuntu wirindira akabanza kuba mwiza kugira ngo umukunde, wirindira akabanza kugira imico we wishimira kugira ngo umukunde. Mukunde no urukundo rwanyu rwo rugaragarira mu gihe umuntu ari muri bya bitagombye kumukunda. Abantu benshi nubwo bavuga ngo urukundo inshuti ntigaragarira mu byago, byabiye nyine bikubangamiye, nibyo bigomba kwerekana mu rukundo. Ntabwo ugomba gukunda umuntu uko agukunda gusa. Mbere ruguru twabonye yuko Imana ariyo yabanje kudukunda. Dukunda abantu mbere, nubwo ngo hari akantu nigeze mbona umuntu yavuze ngo twahaye Imana impamvu nyinshi zo kutwanga, ariko nta n'imwe yigeze igenderaho ngo itwange, ahubwo yakomeje kudukunda. N'ubu turacyaha impamvu nyinshi, twisanga twahitamye, twisanga twacumuye, ariko igakomeza kutugaruza urukundo rwayo. Ese wenda ukunda mugenzi wawe, umuntu mukunde habe nubwo yoba yarakubabaje gute, komeza umukunde, kuko nawe wakunze urukundo rutangaje, rutagereranywa, tudafite uko twasobanura. Amen. Ngo umuntu udakunda mwene se abona, yabasha gute gukunda Imana atabonye? Nguwo ngaba ari umunyabinyoma, nguwo aba ari umunyabinyoma. Muri kumva itandukaniro ry'uru rukundo? Nta kintu na kimwe rushingiyeho, nta kintu na kimwe rushingiyeho. Ku gice cyaho cya 5 umurongo waho wa mbere aravuga ngo uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, ngo kandi ngukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Niba tuzi neza ko Yesu ari Kristo, tukaba tubyizera, turi abana b'Imana. Kwizera yuko Yesu ari Kristo, turi abana b'Imana. Ngo ndetse niba dukunda yabyaye, dukunda n'uwabyawe nayo. Niba dukunda Imana, dukunda na Yesu yabyaye, ndetse tugakunda natwe bene data, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko uwizeye wese ari umwana w'Imana. Rero bisobanuye iki? Niba dukunda Imana, dukunda n'abana bayo. Ese ukunda abana bayo bose udatoranyije, utitaye, udafite ikintu ushingiyeho? Ese koko niko bakunda, cyangwa ufite abantu ugenda utorotoranya? Reka twisuzume. Kuko gukunda Imana ari uko. Ku murongo wa 2 igice cya 5 ngo iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko, nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Amen. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Ese ufite ibintu urwana nabyo?
ese ufite ibintu bikugora kureka ibyaha iki? Ijambo ry'Imana bavuga ngo unesha iby'isi n'uwizera, n'uwizera we ukunda Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nudukunda Imana, icyerekana urukundo rw'Imana uko twitondera amategeko yayo. Ntabwo ukorera Imana, ntabwo witondera amategeko, ntabwo ukorera Imana kubera yuko hari icyo uyiteganyaho, kubera yuko utinya kujya kurimbuka, kubera yuko ari ibintu by'amategeko ugomba gukurikiza nyine nuko byagenwe, nuko ubikora utabikora ukarimbuka. Tubikora kubera ko tuyikunda. Ese kuki wubaha ababyeyi bawe ko baba bafite? Wubaha umubyeyi wawe, wubaha umuntu ukunda, wubaha umuntu mubana kubera yuko umukunda, atari uko hari ikintu kimwe. Nkunda gutanga urugero rw'ababyeyi kuko abenshi dukunda ababyeyi bacu urukundo rw'ukuri rutandukanye n'urwo dukunda bashiki bacu. Rero impamvu nanze urugero rw'ababyeyi ko baba bafite, ukunda umuntu umubyeyi wawe ukamukurikiza ibyo akubwiye byose, atari ukubera ko hari icyo umuteganyije, ariko kubera yuko umukunda. Urwo ni rwo rukundo, ubwo niko ikizatuma urushaho gukora ibyo Imana ishaka ni uko uzayikunda. Nta zindi strategy, nta byuka bitondo usome ibiri minota 10 saa 4 ujye gusenga, shaka usengera saa 9 usengera, nta step by step hari y'ukuntu wakunda Imana ngo bikore ukuntu wapi. Ntabwo ari ihuriro ry'amategeko, oya, ahubwo ni ugukunda Imana sito. Nukunda Imana, Yesu yaduhaye amategeko biruta ayandi yose. Aravuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Arangiza avuga ngo ukunda mugenzi wawe. N'andi mategeko yose n'ibyahanuwe naho ngaho yuririra. Nukunda Imana ibindi byose ntuzamenya ngo ibi nabiretse ryari, kuko uzavuga ati Imana nabaye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo unesha iby'isi n'uwizera umwana w'Imana, ngo ndetse ngo wabyaye n'Imana wese anesha iby'isi. Amen. Kandi amategeko y'Imana ntarushye, kubera ko umuntu wese wabyaye n'Imana anesha iby'isi. Bivuze ngo amategeko y'Imana ntabwo azakurushya, kuko nubikorera mu rukundo ntibizakurushya, ariko nubikora mu zindi mpamvu bizakurushya, kuko uri kubikora kuko hari icyo uteganya, uko ari icyo ushaka ku Mana. Imana ishaka kureba umutima uri kubikorana. Ese ni umutima w'urukundo? Umuntu ari kubikora kuko ankunda gusa nta kindi, cyangwa hari ikindi kintu ashakaho? Ikindi kintu, kunesha iby'isi no kwizera. Yesu yaraje aba ubuzima butarimo icyaha. Bivuze ngo ntiyagombaga ijuru kandi atanapfuye, kuko icyaha cyazanywe ni urupfu, rwazanywe n'icyaha, niko mu Baroma havuga, mu Baroma 5. Urupfu rwazanywe n'icyaha. Rero Yesu uko atari yarakoze icyaha imyaka yose ntiyarakwiriye gupfa. Nibuke neza Adamu akora icyaha, nibwo Imana yavuze ngo uzapfa, kuko yarabwiye ati nimurya kuri kiriya giti no gupfa muzapfa. Rero urupfu rwaje mu isi ruzanywe n'icyaha Adamu yakoze, biba umuvumo umanuka w'inyoko muntu, twese tubigenderamo gutyo. Ariko Yesu araza mu buzima butarimo icyaha. Bivuze ngo ntiyarakwiriye icyaha, ntiyarakwiriye gupfa, ariko arapfa, arakubitwa, arababazwa. Yabikoreye iki kandi nta cyaha yakoze? Yabikoreye njyewe nawe, kugira ngo cya gihano njye nawe twari dukwiriye, kuko turi abanyabyaha, kimujyeho. Nitubyizera tubabarirwa ibyaha byacu byose, tubarweho gukiranuka kutaduturitseho, tubarweho kubaha Imana kwa Yesu. Yesu yubashye Imana, bituma nitumwizera, bituma natwe duhinduka bubashye Imana, atari uko hari icyo twakoze, ahubwo uko twizeye amaraso Yesu yatwejeje ibyaha byacu. Ibyo bintu iyo uruhukiye muri ubwo buruhukiro ati njyewe ndi umwana w'Imana, njyewe ndi mushya muri Kristo, njyewe ndi icyaremwe gishya kubera yuko Yesu yababariye ibyaha byanjye, ibyo bwabyo biguha imbaraga zo kunesha isi. Uko gukunda Imana ukavuga Mana ndagukunda kuko wanyitangiye. Paulo yaravuze ngo ibyo nkora byose bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Icyo ukora cyose nugikora ukunda Imana, nta kindi kintu bizakorohera. Hari ibintu uzisanga wari, hari ibintu utazisho, hari ibintu utazatekereza muri wowe. Akenshi tujya mu byaha dushaka kunyurwa ibyishimo. Numara kunyurwa muri Kristo, nyine waramukunze ukumva kunyurwa muri we wenyine wakunyura, nta kindi kintu uzagera kujya gushakiramo kunyurwa. Nujya gushaka kugira ngo wemerwe n'abantu, ukora ibintu abantu bagukunda, uzamenye yuko nta muntu n'umwe ugukunda urukundo rw'uko Kristo yagukunze. Twabonye rwanyarwo rwatumye twitangira, nta wundi muntu muri abo bantu. Numara kumenya ko ari wenyine warugukunze, uzanyurwa nawe, ntuzigere ujya muri hari n'ikindi kintu Yesu yavuze ngo nimuguma muri njye, ngo nanjye nkaguma muri mwe, ngo nibwo muzera imbuto nyinshi, kuko nta kintu mubasha gukora mutamfite. Sobanuye iki? Nukunda Imana uzatindana nayo, nutindana nayo uzagiriraho umwanya wo gurana ibyo bintu byose. Kunda Imana, nta kindi kintu gisaba, nta yindi formule. Kunda Imana yonyine, bariyuha umutima wawe wose, bari yonyine utekereza, kuko urukundo yagukunze. Tumenye impamvu dukwiriye kuyikunda, nuko ari yabanje kudukunda, nta kindi. Kubera kuki ukunda Imana? Nuko ari yabanje kunkunda. Niba kuri kuraryana, ariko reka nkuvuge, niba hari icyo Imana, niba Yesu yarataye ari icyo byamusabye kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, gupfa, gukubitwa, kubabazwa, kwiyambura ubumana bwe, kuva mu ijuru akaza akitanga, agakubitwa, agatukwa, bikagira icyo bimusaba kugira ngo akwigarurire ube umwana w'Imana.
hari icyo nawe bizagusaba kugira ngo umukurikire. Yesu aravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, kandi aravuga ngo nushaka kunkurikira wiyange, wikorere umusaraba wawe ukurikire. Impamvu ibyo numva bigoye kubikurira ni uko uri kubikorera mu kindi kintu, ntabwo uri kubikorera mu rukundo. Nubikorera mu rukundo bizakorohera. Yesu aravuze, ijambo ry'Imana rivuga ukuntu ngo Yesu ngo yirengagije umusaraba ngo areba ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Bivuze ngo yabonye ukuntu abantu bose bagiye gucungurwa, yirengagiza agahinda azababara, ariko kubera ko bano bantu bazakira. Nawe nuvuga ati Mana, ubugingo buhoraho wampaye, urukundo wakunze ukanyitangira, nta kintu na kimwe cyakundutira, nta kintu na kimwe, ni wowe wenyine navuga ngo Mana nabonye yonyine, nta kintu na kimwe cyakundutira. Nzareka inshuti zikumbuza, nzareka kujya mu bintu nakundaga byatumaga nk'uburira umwanya, nzareka kujya mu bintu byose, ariko ku bwawe bizagira icyo bigukostinga kugira ngo mukurikire, ariko bizakorohera kubera ko uzaba uri kubikorera mu rukundo. Uzaba uzi ko icyo ukurikiye nta kintu na kimwe kizigera kikikurutira, nta kintu na kimwe kizigera kikurutira Yesu, nta kintu na kimwe kizigera kikurutira Yesu, nta kimwe muri ubu buzima kizigera kikurutira Yesu. Yesu niyo mpano yonyine twahawe. Ayitekereje ukuntu yakubiswe, yababajwe, bakamucira, bakamukubita imisumari, bakamukubita amacumu. Ikintu byararangaje cyane. Biriya byose byabaye, arangije abwira Imana ngo Mana, ngo Data we, ngo bababarire kuko batazi ibyo bakora. Tekereza urwo rukundo, ubababarire kuko batazi ibyo bakora. None twebwe twanga kubabarira abantu, ngo bizansaba ukwezi kugira ngo mubabarire. Yesu yababariye aho direct bari mu gikorwa cyo kumwica, arababarira aho bari mu gikorwa. None twe tubanza kurindira urukundo rw'Imana. Niba ufite urukundo, Imana izaguma muri wowe. Ese ukunda Imana koko? Ese ukunda Imana? Nukunda Imana uzitondera ibyaha. Nukunda Imana nta kindi kintu uzumva ukeneye muri wowe, nta kindi kintu uzumva ushaka uretse yo yonyine, nta wundi. Kuko unesha iby'iyi si n'uwizera umwana w'Imana. Kandi icyerekana urukundo dukunda Imana ni uko twitondera amategeko yayo, kandi ntabwo aturushye, ahubwo turabikunda kubikora kubera ko turi kubikorera umwami wacu wemeye kwitanga ku bwacu. Hari icyo byamusabye, natwe hari icyo bizadusaba, ariko ntacyo bitubwiye icyo byadusaba cyose. Tuzi neza ko wowe dufite aturutira ibintu byose twareka cyangwa se tubamo. Haba hari ikintu ari gushyira imbere y'Imana? Ese waba wariyeguriye Imana by'igice kimwe, hari ikindi gice wasigiye Imana? Iki nicyo gihe cyayo. Imana ntabwo igushaka 99, igushaka 100%, kuko nayo yitanze 100% byuzuye. Nawe iragushaka 100%. Imana iragukeneye. Reka dusengane gatoya, ndagushimiye kwa kano kanya, ndagushimiye ku muvandimwe uwemeye ko Data agiye kukwegurira byuzuye, umenye neza yuko urukundo rwawe ari rwo rwonyine rwaguteye kuza ukamupfira, ugapfa kubwe, ukamwitangira byonyine, ukabikora mu rukundo. Nawe akaba yemeye yuko agiye gukurikira mu rukundo, akaba hari ahandi hantu umwami yari ari, akaba atagukurikiraga mu rukundo, akaba yari afite ibindi bintu yagushaka, akaba yaratanayishyurirwa urukundo rw'ukuri. Mana, ngwino umusanga ahari Mwami, ngwino dusanga aho turi Mwami, ngwino utwereke urukundo rwawe, ngwino twihishurire Mana, mu rukundo, ngwino twumvishe urukundo rwawe rwatumye twitangira Mana, ngwino twihishurire urukundo rwawe rutuyemo, tubeshweho nawe nka kuriya Pawulo yavuze, urukundo rwawe rutuyemo nirwo ruduha gukunda. Kuko ntidushobora gukunda abandi ba bene so, ntidushobora tutazi urwo rukundo, no kuba tugahishurira urwo urukundo wadukunze rwatumye twitangira, rwatumye kubitwa ku bwacu, ukababazwa, ukiyambura ubumana bwawe, ukaza no mu isi ukaza kubabazwa ku bwacu. Ndasenze kugira ngo Mwuka Wera aza duhishurire iby'urwo rukundo, kandi natwe tugendera muri urwo rukundo,
kandi dukore nk'uko wavuze, dukundane nk'uko nawe wadukunze. Ndetse urongera bavuga ngo nta muntu ufite urukundo ruruta kuba umuntu yapfira inshuti ze. Ijambo ry'Imana riravuze ngo utanga ubugingo bwe ku bw'abandi ku bwanjye azabubona, ariko ugumana ubugingo bwe azabubura. Duhe guhishurirwa ibyo bintu ku buryo twumva yuko urukundo rw'ukuri ari ugutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Dukundane tudatoranyije kandi two kugira ubwoba muri twebwe, ariko ibyo byose mwawe bizabumbira hamwe. Nitugukunda ibyo byose bizikora. Tugukundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'ibitekerezo byacu byose, n'ibyo dukora n'ibyo tuvuga byose tubikore tugukunda, kuko nawe hari icyo watanze ngo tubeho, hari uko witanze, hari agahinda, hari umubabaro wanyuzemo kugira ngo twongere tubeho, duhinduke abashya muri wowe. Duhe kugendera muri urwo rukundo, duhe kurwumva, ariko hirya yo kurwumva uduhe no kurugendera mu mana. Utwambike imbaraga zo gukunda no gushaka ibyawe, twibwire ibyawe ku manywa n'ijoro, dutekereze ibyawe ku manywa n'ijoro, ndetse kubwibwira igihe cyose. Urakoze ko ugiye kuduha guhinduka kandi tukagukunda by'ukuri tudatoranyije, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha.